Ngiye kukubwira inkuru y'umugabo wasigaye ku isi wenyine ubwo isi yari imaze kwatakwa n'icyorezo gikaze cyane. Uwo mugabo bamwita Philippe. Philippe nta kindi yakoze, yabashe kuba yakwiha igitekerezo cyo kuzenguruka ahantu hose arimo arashaka niba hari umuntu n'umwe waba ari muzima. Ariko Philippe ntibyamuhiriye, yazengurutse sitoti zose zo muri Amerika ashakamo abantu, ariko abasha kuba yababura. Nibwo yagiye abasha kuba yakwiba ibishushanyo byinshi bihenze. Arangije arakomeza ajya gushaka abandi bantu, gusa yigira inama yo gusubira mu mujyi yavukiyemo. Akigerayo ku cyapa cyinjira mu mujyi yanditseho ko hari umuntu uri muzima. Philippe yahise yisubirira iwe. Akimara kugenda, Philippe yagiye aho yabaga mbere, arebamo ibikoresho bikenewe yaba akeneye yazifashisha mu buzima bwe mbere y'uko ajya mu nzu ye nshyashya yari yabonye. Akigera muri ya nzu ye nshyashya, nta kindi Philippe yakoze, yatangiye gufata inzoga atangira kwinywera, ariko niko yatangiye kwibiramo n'ibishushanyo bihenze bigura amamiliyoni n'amamiliyari. Inzu yatangira kuyigira nk'iya CIA yo muri Amerika, atangira gushyiramo ibishushanyo bihenze, ashyiramo ibikombe, ashyiramo ibishushanyo byo muri Egiputa bihenze n'ibindi bishushanyo byagiye by'amateka bihenda kurenza ibindi. Philippe ariko uko yajyaga kuryama niko yasengaga Imana, ayibaza ati Mana kuki wansize njyenyine ndi ku isi? Ati basi ikintu kimwe wankorera ni uko wazamo umuntu w'umukobwa nkazamubona tukazabyarana. Umunsi ukurikiyeho Philippe yafashe urugendo yambaye ikariso gusa, yambaye boxer yonyine, abasha kuba yajya muri alimentation. Ntiyayinjiyemo ngo afungure, ahubwo yayirashe amasasu. Atangira gushopinga muri ya alimentation, atangira no kuba yarya ibirimo. Ntihashize akanya ahubwo Philippe yatangiye gupakira ibintu byinshi cyane azakenera, atangira kuyibyinaho, byinshi muri byo akanabyangiza. Philippe yakomeje kurundarunda n'amasede menshi cyane, ariko ageze iwe atangira gukina. Uko yakinaga n'amatara, agakina na za aquarium bashyiramo amafi, cyangwa akagonganyisha imodoka, yarangije agafana agaserebura. Yari ari wenyine, yari afite irungu, yagombaga gushaka ikintu cyamumara irungu n'ibyishimo byiwe. Philippe yakomeje gusinda, akomeza kujya yitekerereza ubwe wenyine, isabukuru ye yiwe yagera akayifeta uwumwe. Ariko Philippe nta kindi cyabagaho, yitekerezaga ko yikumburiye abantu b'iwabo n'abantu benshi babanaga mu rugo rw'iwabo. Philippe ibyo nibyo yitekerezaga n'umugore wiwe. Amezi makeya aciyeho nta kindi cyabaye. Philippe barakwereka mu nzu yabagamo yari imaze kuba nk'ikimoteri, ibintu byose byandagaye, amajerekani yuzuye muri toilette yajyaga kwihereramo, ibintu byinshi bijagaraye, ibiryo bitereye aho ngaho, ibyo yaryaga biri aho ngaho. Philippe yari atangiye kubaho n'inyamaswa. Nta kindi Philippe yakoze, yabonye ko kujya mu bwiherero biri kumurushya. Nta kindi, yafashe urubaho rwo kuri pisine arukata amakobo, arangije akaba ariho ajya yiherera, akiherera muri pisine. Ubwo Philippe yari yashiyagaye gato, pisine ya kabiri niyo yajugunyagamo imyanda, ahubwo agafata ikintu kiri aho ngaho agashyiramo, agasukamo inzoga, yarangiza akanywa agasinda. Philippe uko iminsi yakomeje kugenda yicuma byakomezaga kumucanga. Nibwo yafashe akabari kamwe, agafata imipira ashyiraho amasura, yarangiza akajya atangira kuganira n'ayo masura. Irungu ryari rimaje kumwica, yari amaje kubaho wenyine. Ubwo Philippe yakomezaga kuganira nabyo, yafashe imodoka arataha, ariko acyura umupira umwe ushushanyijeho amasura, ajya kuwereka crush we yari afite, igisitati yari afite aho ngaho, akita crush we cy'umukobwa. Uko yari agikozeho ukuboko kumwe kuracika, yahise yigira inama yo kugenda akandika ku rutare, akandikaho ko niba hari umuntu waba uri muzima yamurabura. Philippe byakomejeho kumucanga, yibaza niba arakomeza kuba wenyine, biramucanga. Ariko Philippe icyamubayeho, yafashe imodoka ye arayitwara. Uko yagatwaye imodoka, yarebye hakurya abona umwotsi uri gucumba. Akibona umwotsi uri gucumba, yasohotse mu modoka ngo arebe niba ibyo ari kureba ari byo. Philippe byaramutunguye, afungura imodoka yirukanka, ayatsa yirukanka, ajya ahantu abonye akotsi. Akihagera yasanze umwotsi uri gucumba. Philippe yanze kubyizera neza, yegera imbere.
nibwo yabonye utwenda tw'imbere tw'abakobwa atangira kwibaza, ese ya Mana nari nasenze nijoro yansubije ko nkeneye umuntu w'umukobwa? Philippe yatangiye kwishima, yishimye ahita agwa igihumure. Batwereka hashize akanya Philippe, umukobwa mwiza cyane yari ari kumukangura. Philippe amurebye abona ni umukobwa mwiza w'igitangaza, wa wundi yari yasabye Imana akimuha. Ubwo Philippe yari ari kwimagina ko ari gusomana na wa mukobwa, yise akanguka yirukanka. Kumbi ntabwo yari umukobwa mwiza, yari umuntu mukuru uri mu kigero cya Philippe, ariko atari umukobwa mwiza ukiri muto. Philippe ibyo yakekaga si byo yabonye. Ubwo yagaketse ko ari gusomana na wa mukobwa mwiza, kumbi bari kumufasha, bari kumukangura. Philippe yakomeje kuburana n'uwo mukobwa, ariko uwo mukobwa hari ikintu yabonye kidasanzwe kuri Philippe. Yarebye kuri Philippe hasi, asanga kuri box ya Philippe yatose. Abakomeza kubaza ati, se Philippe bigenze bite? Wikamuyeho, winyayeho? Philippe akomeza kuburana ati, wapi, ngiye kubera naje nirukanka, boxa yanjye yabashe kuba yatoha. Philippe akomeza kubeshyabeshya umukobwa ko boxa yiwe yatose. Gusa Philippe ikintu cyari cyamubayeho, namwe muri abantu bakuru mwarakimenye, kuko yari ari gutekereza umukobwa cyane, byarangiye yiroteyeho, ni nkako nabyita. Uko yakakomeje kuburana n'umukobwa yaramukanze, umukobwa akuramo imbunda. Uko umukobwa yagakuyemo imbunda, Philippe yaramuturishije, babasha kuba bamenyana. Umukobwa abasha kuba yamwibwira ko bamwita Lole. Ubwo uwo mukobwa baramenyanye, amutera story y'uburyo yamenye ko Philippe ari muri izi karitsiye. Ubwo yari ari kugenda yabonye cya cyapa Philippe yanditseho ko hari umuntu uri muzima, aba ari cyo akurikira ngo arebe niba ibyo yari abonye ari byo. Dukomeza inkuru yacu, nkwibutsa gukomeza gukora subscribe kuri Story TV Rwa kugira ngo tuzakomeze kureba n'izindi season. Reka dukomeze. Ubwo Philippe yari ari kuganira na Lole, bakomeje kuganira ibintu byinshi. Philippe nta kindi yakoze, yafashe Lole amujyana ngo amwereke aho Philippe yari ari kuba muri iyo minsi. Uko bari kugenda mu nzira baganira, uko Philippe yari atwaye, niko umukobwa yakomezaga kugenda amuganiriza ku bintu bijyanye no kubana. Ariko Philippe ibyo ntiyabyumvaga neza, yakomezaga kuba yakwisekera akamwereka ko nta birenze rwose. Ubwo Philippe yari ageze ku cyapa, umukobwa yaramubwiye ngo hagarara. Umukobwa akimara kumubwira ngo nahagarare, bamanza kureba hirya no hino, n'ubundi barambuka barakomeza. Ubwo bari aho ngaho, baparitse imodoka yabo, bakomeza kugenda baganira. Uburyo nyine nawe urabyumva, umaze igihe utabona umuntu, amagambo aba ari menshi, muganira ibintu byinshi cyane. Philippe yakomeje gutera story umukobwa, amubwira ibintu byinshi. Nibwo hashize Philippe ahita yinjiza imodoka muri alimentation batayifunguye. Binjiramo, Philippe yajyanye mu rugo rw'iwa mukobwa, akomeza kumwereka uburyo urugo rwe rumaje kumera. Umukobwa yarabirebye, abona Philippe yabayeho nk'inyamaswa, afite ikimoteri. Gusa ibyo yabonye ya mashusho Philippe ahenze yagiye yibona ya makasete. Gusa akomeza kubona ko Philippe yabayeho mu buzima bumeze nk'ubw'inyamaswa. Wa mukobwa nta kindi yakoze, yakomeje kuganira na Philippe, gusa abwira Philippe ko ashaka gusubira iwe. Mu gitondo cyakurikiyeho, wa mukobwa yaje gukora amasuku mu nzu ya Philippe, kuko yabonye ko Philippe atangiye kubaho nabi. Philippe nta kindi cyabaye, wa mukobwa yakomeje kumukorera amasuku bitaga Lole, kugira ngo yereke ko Philippe adakomeje kubaho nk'inyamaswa. Ubwo Philippe byamutunguraga, yagiye kubwira za nshuti ziwe za bara, yarashyizeho amasura, aziganiriza ibintu yahuye nabyo uwo munsi. Philippe yakomeje kwiyahuza amayoga, atekereza ku bintu byamubayeho. Gusa bukeye bwaho, wa mukobwa yafashe umwanzuro wo kuza kubana na Philippe, bagaturana hafi urugo ku rundi. Nta kindi umukobwa yakoze, yaganirije Philippe, ahubwo umukobwa abwira Philippe kumufasha kuvana ibintu bye akabishyira muri iyo nzu yari ituranye n'iya Philippe, kugira ngo babane begeranye. Urabizi, nibo bantu babiri bonyine bari kuri iyi si. Hashize akanya gatoya, umukobwa yakomeje kuburana na Philippe, baburana ku bintu Philippe yagendaga akomeza kumubwira, ariko umukobwa agakomeza kubirushaho kubirifuzinga. Philippe nta kindi yakoze, we yafashe urugendo rwe arigendera. Philippe yagarutse muri ya pisine yiwe yitumamo. Hashize akanya gato, wa mukobwa yahise aza bita Lole, atangira kuganiriza Philippe uburyo umukobwa akunda kwirira inyanya.
nta kindi cyabaye. Philippe yakomeje kubwira umukobwa we ko adakunda urunyanya, ariko umukobwa amwereka ko izo nyanya ziryoshye. Nta kindi cyabaye. Philippe yakomeje kuburanya uwo mukobwa, umukobwa ntiyabyitaho, abasha kuba yakwigendera. Philippe akomeza kubitekerezaho. Bwije nijoro Philippe ajya kwaha za nyanya zose, araziba arazirya. Mu gitondo bwaho bukeye nibwo yabyutse ajya kureba umukobwa, amubwira ko ari we wibye za nyanya, ko ari nawe waziriye. Bakomeje kuganira gutyo, urabibona ko nyine batangiye kwiyumvanamo gake gake. Gusa umukobwa ku gatsitsino kiwe yari yababaye. Philippe amubajije, umukobwa aramubwira ati nta kibazo rwose. Ubwo Philippe yarebaga umukobwa amurebeye ku rubuga ari gutunda ibintu, Philippe abona umukobwa yababaye. Nibwo umukobwa yafashe urubaho nabwo ararukata, ashaka kwigana Philippe uburyo ajya kunya muri pisine, n'umukobwa nawe atangira kujya amwigana kugira ngo babashe kuba bahuza. Akanya gato nibwo Philippe umukobwa yakomeje kuba yamubwira, umukobwa bitaga Lole, ko bashobora kubana bakanabyarana. Gusa ibyo byo Philippe ntiyabyemeraga, kuko ibyo Philippe ntiyabyikozaga. We yimagina ko azashaka umugore mwiza bya hatari. Gusa umukobwa Philippe yakomeje kumugora. Gusa nta kindi Philippe yakoze, kubera ko yari inyanya z'umukobwa. Yaragiye mu mujyi afungura amazi yose yo mu mujyi, yohereza amazi ku mukobwa kugira ngo babashe kuba bakuhira za nyanya. Haciye hagahe ubwo bari kuganira, tugaruke ku mugoroba, Philippe yasuye umukobwa. Bari kuganira, Philippe abwira umukobwa ko yemeye ko bashobora kubana. Gusa umukobwa yabwiye Philippe ko badashobora kubana batasezeranye imbere y'amategeko. Urabizi ko Philippe ubundi yabuze umuryango, yari afite umugore. Gusa Philippe byaramurakaje ko atabana n'umugore badasezeranye. Philippe abifata biri seriye, abasha kuba yakwigendera. Philippe byari bimucanze, ahita yigendera. Uko yakaburanye n'uwo mukobwa, hashize akanya gato Philippe yaje kubyemera, umukobwa arishima. Bukeye bwaho bahise bajya mu mategeko. Ubwo bari bagiye gusezerana, Philippe bamwatse impeta. Ariko ubwo Philippe bamwatse impeta, asohotse gatoya yatangiye kwimagina abantu benshi baje mu bukwe bwabo. Gusa ibyo ntibyari by'akanya gato, kuko Philippe yararotaga, yahise akanguka. Philippe akimara gukanguka yarebye hanze ngo arebe niba hari abantu yabona. Abona umujyi urijimye, nta kintu gihari ahantu hose, kuko isi yari yaratatswe n'icyorezo. Ubwo yari nijoro, Philippe yasuwe na wa mukobwa. Akimara gusuranwa na wa mukobwa, amuzanira icyo kurya. Philippe abyibazaho, atangira kuba yakwibaza ku bintu byinshi, atangira kuba yabwira umukobwa, yamuha excuse zatumye agenda. Philippe yivumbuye. Nta kindi, umukobwa yakomeje kubwira Philippe ko bashobora kubana, kuko ari bo bonyine basigaye. Tugaruke mu gitondo, umukobwa yafunguye alimentation, atangira kwitegura ubukwe, kuko Philippe yari yabyemeye. Ariko ku rundi ruhande Philippe w'ibyishimo yari afite, we yari atangiye kujya afata ibintu agakora injugu azikoresheje umuriro, agacana na za nshuti ziwe yari yahamagaye z'amabaro yashyizeho amasura. Atangira gucanira injugu. Philippe rwose akajya, noneho Philippe hashize akanya ajya kubwira ex girlfriend wiwe, wa undi babanaga, cya kimaneke yitaga sheri we, ajya kukibwira ko atazongera kugaruka. Philippe niho hashize akanya asanga umugore yiteguye. Nibwo Philippe bagiye gusezerana. Philippe nta kindi cyamubayeho, baramubwiye ngo nicyo gihe cyo kwambara impeta. Philippe abura impeta. Philippe nta kintu yitagaho, yabuze impeta. Umukobwa bimurakaza cyane, umukobwa biramubabaza, abasha kuba yanasohoka arigendera. Philippe hashize akanya gato ajya gusaba umukobwa imbabazi, ariko umukobwa ntiyarara aho ngaho, ahubwo Philippe yamenye urugi, agerageza kwinjira aho umukobwa aba. Ayinjiyemo asanga umukobwa yari yadekorinze ibintu byose, yakoze dekorasiyo ya danje, yakoze na keke yabo uwa babiri. Philippe yarabibonye bimukora ku mutima, nta kindi yakoze, yahise ajya kureba wa mukobwa, atangira kuba yamusaba imbabazi. Uko yamusabye imbabazi nta kundi byagenze, umukobwa nawe ntiyagoranye, ahubwo Philippe ikintu yakoze, yarushije umukobwa ubwenge, atangira kuba yamwinja, atangira kuba yamusaba imbabazi amubikuye ku mutima. Philippe atangiye guhinduka. Gusa nta kindi yakoze, yafashe umukobwa nijoro aramujyana, bajya mu nzu bacururizamo imiringa, barayimena. Uko bakayimenye, Philippe yafashe impeta zose zirimo azambika umukobwa,
ariho batangiye no kujya basomanira. Umukobwa atangira kubyishima, nta kindi cyabaye, nijoro baje kurarana, ariko uko bakararanye bose nta egisperiyanse bari bafite mu by'ibintu byo kuryamana, nta egisperiyanse bari bafite, ahubwo umugore yakomeje kubikora yitera resitora umugabo rwose ubona ko ari ibintu bishimishije. Mu gitondo cyakurikiyeho Philippe yabyutse yikinira agira ngo umugore agiye kumukubita ko yanduza inzu, ariko bitunguranye n'umugore yaramujoyininze bakomeza kuba bakina rwose ubona ko ibintu bishimishije. Ubwo hari hashize akanya gato bakomeje gukina imikino, Philippe akambara ibintu birinda umuriro, umugore nawe akawumucaniraho, bakina rwose bajya mu byicungo bakinira ku nzoga. Nuko Philippe ajya kwereka ex girlfriend wiwe umugore we yari amaze gushaka. Umugore we byaramubabaje, afata cya kimaneke agikubita hasi arakimena. Philippe biranamusetsa rwose uburyo umugore wiwe afite umujinya bari bamaze gusezerana muri icyo gihe. Nta kindi cyabaye, Philippe yafashe imodoka akigenda ahita agonga limozine yari iri aho ngaho. Philippe byaramutunguye akibona, abona umukobwa mwiza byahatarasohotse muri ya modoka. Philippe ahita atangira gutekereza basezeranye bashyingiranywe kandi yibagije ko yasezeranye n'undi mugore. Kumenya ibyakurikiyeho, kora subscribe kuri Story TV Rwa, tuzikomereza ubutaha. Kora subscribe, usharinga na commenting niba ukeneye part 2 izakora.